Nakaka. Niba nibeshye nta yindi video bigeze guhuriramo bakora icyo gihe. Ndabona na Regis aje nawe kuva bava ku Gisenyi nta yindi video bigeze bahuriramo. Baprodinze video bafashe ku Gisenyi n'abantu bakurikirana Regis, ntago Miki yaraherutse kugaragara muri video za Regis na Miki na Miki nawe muri na Regis nawe muri video za Miki ntago herutse kugaragaramo. Byaje rero kongera gucika ururondogoro aho nagiye kubona mbona ikiganiro Miki asohoye kwa Irene avuga ko ngo yerekana intoki yuko ari singo nta mugabo afite, yongera kuvuga yuko ngo yafashe ibintu by'amapine n'ibiki, amapine ashaje ngo yasimbuza things like that. Abantu bagikurikiye kwa Emaye bakibonye, niho ibintu byaje kongera kugaruka bisubira urudubi. Nibwo nahise mbona kuri WhatsApp status Regis avuze ati mukanya ngiye gutumbagiza, ngiye gucreate live mbaho kuri ukuntu ibintu byose bimeze. Arongera avuga ati ku mapine nk'ibiki, abantu wenda bamukurikira status za WhatsApp wenda baje kubibona. Ahita noneho nyuma yo kubikora uko apostinga kuri Instagram, iriya post wabanje wabonye bwa mbere wari wapostinze hano, wari washizemo hano muri big screen, niyo yahise postinga. Hanyuma anerekana noneho ngo n'umuhungu uri gukundana na Miki muri no minsi, yerekana agapromota ashiraho caption. Nago nzi byibuka neza ibyo yari yashize, ariko abantu bamukurikiye bayibonye caption yashizeho avuga yuko ari we muntu ngo ari we pine rishyashya basimbuje Regis ipine ryari rishaje. So nge rero ahangaha niho nagarukirije inkuru. Ubwo ibyo nibagiwemo na ba nyir'ubwite barahari, baraza nabo bisobanurire. Regis nawe nabonye hari naga nawe ubwo agira ibyo yireguraho koko, niba koko akundana na Miki nk'uko nuza yabivuze. Ubwo ibindi ni ibyanyu, nge naho ngaho nagarukiye. Urakoze cyane. Mwameja minota mike se mbere ko ngenda recording hasi ngo twagiye ke John wari kibizo ko se inkuru zose z'amatiku uzizi. Ijambo nyina impamvu yagiye avugamo ibintu numva nshaka kugira ikintu mbivugaho. Nose ko ngena ku kiganiro cyo kwa MI Empire, umukobwa yavuze ati amapine ko ari gutinda ku bintu cy'amapine. Nose ko ari gutinda ku yo kuhinduza amapine k'imodoka ishaje, bagomba gukoresha amapine mashyashya cyangwa vidanje kumenesha n'ibiki. Kuki atari kuvuga ikintu umukobwa yerekanye ko ati murebe zino meta zanjye, intoki zanjye munyereke, hari ahantu mubona ko nambaye impeta ngo ndi umugore cyangwa umukunzi w'umuntu. Kuki ari guhita avuga ati ngo akundana runaka? Nihe yigize avuga ngo akundana runaka? Nihe uwo mutipe nagaruka nyine atubwire ikibazo njya mu isomo manura. Najya kujya nanjye agira ikintu avuga, tubone ko ibyo avuga nyine harimo ibintu yatumwe n'abo bantu bitwa ba Regis ashaka gusebanya no guteranya. Wowe uje none aha umukobwa yavuze ati intoki zanjye ngizi, ariko nta muntu ndi kumwe nawe mu rukundo, kuki muri kunshingira? Njyewe nagize umukunzi byaranze Regis nitukiri kumwe, ariko ndi single. Abo bantu bose muri kunshingira ntabo. Kuki angaruke kuri Miki Kejo akaba myutinze singuce mu ijambo. Miki fungura mic yawe. Ushingira kuki ufata umugabo wambariye ukuri ukamwita amapine ashaje? Reka musobanurire. Njye naravuze ngo urafana usabye imbabazi kuko ngiye ku aya masaha tujye tuvugisha ukuri. Nyumve Godfather. Uretse gato mpamvu bikubwiye sibyo? Kuko umuntu wafashe gutya mugakundana, abantu biga umuco wo kujya abantu batandukana bagatandukana gipfura. Uva aha ngaha wisize kuri ayo magambo ko ntabwo ukwiye kubwira umuntu w'umugabo. Ntago ari we nabwiraga. Ntago ari we nabwiraga. Musubire mu kiganiro mugende mu cyumve neza. Njye narivugiye ati iyi modoka ishaje, uhindura amapine kugira ngo imodoka ikomeze igende. Imodoka ni ire naravuga ngo uwo ni Regis uvuze ngo ni amapine ashaje. Ndamubwira ngo hoya, ntago ari we nise amapine ashaje.
ahantu nzi neza namuvuzeho nta n'ikiganiro cyagiye kurangira kandi nawe nta nubwo ngeze mentioning izina naravuze ngo se abahungu bumva ko umukobwa afite umwana bakamujajinga ese uwo mukobwa uba ukeneye muri kumwe urabizi neza we kabyara njye ndabizi narabyaye nta nubwo mbihakana Godfather njye reka nkubwire kino kintu hari ukuntu nyine abahungu nazi ukuntu bameze njye simpakanye ko mfite umwana simpakanye ko mama wanjye afunze rero kaze musabe umunyemerere musabe ikintu kimwe sibyo miki ntabwo nshaka kujya gerageza tujye ku rukundo rwawe mumbabarire umubyeyi mumukuremo ndabasabye biraza kumfasha for the respect y'ababyeyi unyemerere ntidupromoting ikintu kiri no sense sinshaka kujya ngo mubyaze muri isaka ibyo biri hano byo biri ku mihanda nyemerera ibyo ngibyo yavuze turenze tubyibona nko famille umva mbwire Godfather uzane nk'umubyeyi yego njye kukubwira impamvu nyamukuru yatumye njye na Regis turangizanya nanayibwiye Kira twari twicaranye yego ituma mukaraba nkavuga ati niyo naba ngiye gupfa ntibishoboka njye yarambwiye ati Miki ni we wafungishije nyoko utyo fashize ahari muri gereza umenye ko yamufungishije naririye mu maso ya Kira aze hano abihakane turi muri shoot nicyo kintu cyatumye muzinukwa ese Miki umva mubaza akabazo kamwe ratano ntabwo tuziranye ariko kumubaza akabazo kamwe utatubeshye utubwize ukuri uretse ibintu tubona wenda byo bino umuswera sikamanuye nanze ngo ramanuye ko nabonye ngo connection uretse ibintu byo tubona bya tubona nyine mu byagize Tejo ari wigeze ukundana n'uyu mutipe witwa Regis cyangwa mwarakundanye mwize mukunda twarakundanye simbihakana ibindi reka Godfather kubaza banze mbabazi babwangatiwe ngo ndi umuki Tejo nzi ngo amanuye ko nayo mbonye connection ipfuye ndya ngo uramanuye Godfather nagorwa umuki okay urakoze cyane so nta kundi bitamyutinga subiza ko bitamyutinga siyo maze kubaza okay twagiye oya so tukira aho ngaho rero Regis nibigukundira ushyireho umucyo nibigukundira ko bitaragukundira big time nta kundi ariko nibigukundira ukiringa izina ryawe nawe berekeka cyangwa tubirangiriza ngaho nk'imfura birangirira ngaho byo turajya no mu bindi mbwira abantu ko ndeba hano abantu 700 mwese mbafite mu rubwangati niba hano ari aba diaspora gusa ubu ngubu murambwira gute ko ntago abantu muri gutapinga none se ngewe ndashaka kuva kuri ya mutapinge mu following murakandi kuri iyo ngoro kama kawaida nkibisanzwe Sankara amafaranga mukorera muri filime ari he Sankara kozi ko mudakoresha umurenge sako titi burana ndabona besto wawe ndi kumureba hariya mugomba gukanda kuri go kagera ko hageze titi burana mugakanda reka dukomeze aga mbere yuko nkugarukaho reka manze mbaze niki karame ukundana na aga promoter ntago dukundana ibivugwa ko muri aba best amaze kubishimangira ubu best bwanyu bushingiye kuki what do you mean ngo ubu best ibi bintu Titi Brown yazanye ubu best we kuko yabisobanuye ngo muri aba best bakadasohoka ntago turi aba best ndapfuye wigaramye yumve neza ntago turi aba best turashize ibyo ruva ngo ndagira bivuze ngo ibyo aga promoter yatubwiye yatubeshye abo muri reka ngusobanurire yakoresha amagambo mu kinyarwanda ati niki ni inshuti yanjye magara mu cyongereza bisobanura best friend ndamusobanurire yego aga ni mubyara wanjye turashize abatabizi banabimenye ababyara barabyarana kuba barabonye turi inshuti cyane yego njye ndumva nta kibazo kibirimo kuba ari kuze wanjye Kay John arabizi hari n'abantu benshi babizi rero njye ndumva nta kibazo kirimo ahubwo reka nkubwire hari ukuntu ufasha umuntu pe akazamuka simbihakanye mani yaramfashije ku rwego mpora mbimushimira ariko akumva nanone ntabwo ushobora gutera imbere kwa kundi nyine uvuga ngo umuntu umuzamura ariko ntatere imbere agume ari munsi yawe agume yifuza ko wamukenera
njye njya gutegura filime y'ubuzima bwanjye bita My Daughter. Godfather narasenze ndavuga ati Mana mbabari no filime ifate ndambiwe kubaho nk'ipunda nyine tu. Ngira Imana birakunda. Imana njye binkundira Regis yazamuka. Njye nawe ubundi tukivuganira. Ko kakambwira ngo ahantu mva arahazi. Nibyo nkuko yabipostinze ariko yageze iwanjye ari uko tuje gukora video. Niyigeze aharara niyigeze ahatinda. Ntago yigeze aza avuga ngo nta nubwo yigeze ubundi nta nubwo yigeze aza njye nawe dukundana. Nta hantu nimukiye vuba amamaza amezi 2. Aravuga ngo yahamfatiye gute ko n'umukozi wanjye atamwemerera kugera mu nzu yanjye. Ibyo byo kuvuga ngo yamfatanye na Aga aramubeshyera. Kankubaza ikintu kimwe. Sinzi impamvu yazanye bino bintu Aga reka nze nabyo mbisobanure. Yego. Nakoreye anniversaire umungu bita Didimani. Regis yahostinze n'umukobwa bita Kadete. Regis arantumira arambwira ngo uze kuza muri show yanjye. Noneho mitambwira agambwira Didimani ndababwira ati rero muze tujye gukorera anniversaire aho Regis hostinze. Turagenda twakora anniversaire. Nimba ari byo byamabaje twagiye man. Okay, mfite ikibazo cyawe kubaza. Aya masaha uri he? Ubu turi kuvuga. Yendi mu rugi wanjye. Ndiraza kungora rero. Ngukorere my friend. Nimba kugira ngo am a blogger, ndo mu blogger. Urimo kunyumva? Ikintu kijanye na IT ni ikintu nzi. Ngukore screenshot ngwereka ahantu uri kumwe Aga none muri kumwe. Byerekane. Byerekane ko muri kumwe. Jedi wanje. Okay, ubwo telefone yawe wayisiziwe. Ntabwo hanga biri kunyereka ko biranyereka ko umuri kumwe. Nshaka kumbwira nshyiraho kamera y'inyuma nkwereke ko ndi iwanjye ngende nkwereke umwana wanjye imanitse muri saro. Oya ntabwo ari ngombwa. Nese umva nakubeshya ndi iwanjye ndaryamye pe. Nagira ngo nshyireho challenge. So tugende gato. Nukuvuga ngo urahakana ko udakundana na Aga promoter. Ibyo wabivuga. Ntabwo dukundana pe. Ubuvandimwe bisanzwe. Yego. Reka tugaruke kuri iki kintu. Kubera iki mwemera ko ibi bintu bibi ntambara uramugabo ataragukoye atari umugabo wawe? Ni gute bigeraho? Ahubwo mumbarize. Ngiye nimba umuntu yaransabye ngo dutandukane abinsabira mu maso ya Kiramani. Arambwira ngo Miki nge sinyishaka gukundana nawe. Ari nge nawe na Daddy. Daddy Kiramani. Turashize. Irarambwira ati mwihorere nta kibazo. Bitewe n'uwo mukobwa ngo ni Godfather naragiye birambabaza ndatuza ngera onda niyakira. Nitangira utundi duprojet twanjye bwo natangiraga My Daughter. Abonye ko nta bintu bya danje nyine namwihoreye nkagenda nkituriza nibwo nabonye ku bisozi na post. Naze hano havuge ko atari wanyibwire ngo dutandukane. Turashize. Regis nibigukundira uze gushyiraho umucyo ko twabonye message ngo twabonye ibizibiti ko ari wowe wayanditse. Regis iriya message ni iyawe. Miki wakundanye na Regis igihe kingana iki? Regis twakundanye guhera mu kwa mbere. Twashwanye haryo turi mu kwa kangahe? Kwa 11. Regis tumaze nk'amezi 4 twaratandukanye. Ndavuga yo mwaba. Ntago twabanye. Ndavuga yo mwakundanye, ndavuga igihe mwakundanye nk'amezi 6 cyangwa 7. Mwakundanye ivanga mutungo. Twakunda nugukundana bisanzwe rega nta bintu bya danje no kugira boyfriend. No kuvuga ngo nuko leta zabigiyemo. Uretse gatwara uko muri showbiz, uretse gatumubare mu nyimvira ariko namwe. Nuko ko muri showbiz nyarwanda mababo dufite icyo gukora urambye. Umuntu mwakundanye amezi 6 ni gute bibi intambara? Wamumbarije nge ubwo nigeze inzara ngo mbiteze intambara. So gukundana na promoter ahubwo namubyarire. This is nonsense. Umuntu mwarakundanye ariko mana yanjye cyangwa ari filime mugiye gusohora shamwe rwo ngusha mu nyungu zanyu bwite. Mba nkubwire Godfather. Hari bihangano mufite ku buryo mufata uyu mwanya umuntu mwakundanye amezi 6
mwakundanye amezi 6 ntimwigeze nibyo byabaye intambara imbere y'Imana ishobora byose arisobanura iki ko nzi kuri umugore mwabanaga nk'umugore n'umugabo agapromota yasenye urugo rw'abana kubana gute Godfather reba kuri green up gatoya right ubona kuri green up right ubona ntago ndabona wagiye kuhabona telefone ya kabiri ndi kubona abantu barakundana oya ntago abantu barakundana ngende kubwira nti reba iyo example y'ukuntu bimeze ni nko kuntu twavuga ngo njyewe ke John bagiye bambeshyira na runaka ni gute dufata uyu mwana nuza nibwo cyiza uyu agani bwa cyiza niba ari bwa cyiza kuki dushaka kumugereranya ngo tumugerekeho kuri uno mwana n'undi nawe ari bwa cyiza kandi agakeneye kumenya ubuzima bwiwe n'undi akeneye kumenya ubuzima bwiwe kuki dushaka kubahuza kandi bose batubwira ko badakundana mukabategeka ngo barakundana ahubwo niba ushaka kubasenyera vision yabo gukundana se vision yabo iri mu kumukurongorana ariko se mujye mureka guhuza ibintu vision yo gukundana tureke ibi ngibi rero tubereke ndumva ntari ahangaha turi gutunganya ubusa jewe uretse gato ya Feri Juliet uretse gato jewe numvaga ko uyu ari umugore wa ntuza wa registry byemewe n'amategeko cyangwa se babanaga niba ntago nabana nuretse mu gukurikirana niba amezi 6 abantu bamarana imyaka 30 bagatandukana n'agacara n'agacara gatangira ubuzima bwe mwakundanye amezi 6 mwarabyaranye mufitanye umwana umva mbwire Godfather we ngenda sha bino bintu binarangira abantu bekere no kubivugaho urakoze cyane bira bintu yagiye akandika ngo yamfatanye n'umuhungu ni so aragushira arabeshya uri kumva ikindi kintu abantu kwandika ngo yaranzamuye twarafashijanyije ntago nagiye ngo nyina membe twari ugufashanya ndabizi pe yaramfashije ariko nge ndi umumama mfite umwana wanjye yambwiye ko atakundana n'umugore ndabyumva muha amahoro niwe warasaga ngo hari abasore batubabaza ngo ntibakundana n'umuntu wabyaye niwe nabwiraga 100% ni nabyo byamubabaje none se numva n'umuntu witwa Muyango ikiganiro cyiwe nize kubibwa kwa Irene n'ubundi avuga ati ngo abasore muri abana babi ngo nimba mushaka gukundana n'abantu babyaye aga promoter aga fungura mic yawe yo this is no sense ntongere kwisobanura niba ukunda uyu nguyu ariko mugabo ushaka kubigira n'uburenganzira bwawe niba mudakundana ntugire ikintu usuzugura Godfather mva mubwire imwongere kubivugaho muvuge uretse gato my friend twakabaye turangaha mbere yuko uvuga akakubwira ikintu kimwe nubwo tuba turi kugira ngo weekend irangire uyu mwaka twakabaye turi kuvugamo tuvuga ukuntu makadamia mu karere ka Gicumbi zabuze isoko tukavuga amakaragiro ari mu mutara ibi bintu turimo bavuga igitaramo cya Davis kiri hafi kigiye kuba sinuko itariki neza ariko Davis D afite igitaramo cyiza kigiye kuba harimo na Stisi n'abandi bahanzi b'abastar benshi ubuvuye aho ngaho gatoya ariko ndabona na Nyambo yazamutse Nyambo none izi ni ingaruka zo gushyira mu best friend ariko noneho tugaruke kuri akantu agafata ijambo aga ibi ngibi ndababwiza ukuri dore yuko mu gihe kivuga Nyambo ndamwemera ni nkunda John mute your mic bavuga muri gushaka umva yebro yacyo cyakinongwe no kumuniga ajya kumpostinga kuriya nenge mbibonye bikanunga rasi umuntu shishishiti yanjye ntacyo dupanga ntabwo twahurijemo kubandi inshuti neza ko yaba beze unoza wiwe ugenda wo bakundanye ndumva ngiye nta kosa afite ikindi cya kabiri nabonye yavuze ngo yafatanye nawe ntabwo yiza mfata nawe uwo mutwawe muri bidi ya Didimani ubwo mbere nari mubonye igiwe hano namubonaga ni muri filime ibintu by'amafilime abizi si ibintu mba mugenera mu by'imiziki uranze n'amafilime rwose si ibintu ngendamo rero ikintu nashaka kubabwira n'ikintu iyo mba kwanya afite ubushobozi aka kanya yewe ndamwihoreye nawe kujya no kujya kumurega ari siyo ko njye nsobanukiwe showbiz cyari cyo ntabwo nako kubera bo n'ubugori ariko ibigora agiye agakora akajya kumpostinga ni amakuru afite akandikaho amagambo nk'ariya mani bano Rwanda ni umuntu kandi hejuru y'ubugoryi none baza umve ko none bari abagoma bamenyere showbiz umuryango ugafata ifoto yawe 2017 bro urebe n'ahantu umwaka uba ugeze akora ifoto bajya gukoresha ngo yereka abantu umuntu ngo ari we ngo yerekane ko umuntu ari umuntu wa fake ashaka kumubwira uko byagenda kose aga n'ubundi ngewe n'ubundi gifata niberamo urukureba nk'umujura w'amatungo magufi ibyo rwose ibyo nta kintu bitwaye ayo mapine n'ubundi ngo mashyashya niyo yikorera uko byagenda kose
njye nta bintu na bimwe duhurizamo byatuma njye ajya kumvuga kuriya nuko njye menyene showbiz byari byo nkuko nawe ndi inshuti yenda urugero na Nyambo cyangwa Juliet n'undi niko ndi inshuti na Miki nta kindi kintu rwose ibyo bintu byose ndumva byanarangira kabisa. Urakoze cyane tukiri aho ngaho, urakoze cyane Kejo, nabonye ibigoro nabibonye. Ejo bundi nabonye Nyambo yanga kunsuhuza cyane. Ariko se Kejo naretse kumvanga. Titi Brown ifungura mic yawe. Nabugogo. Yego. Titi Brown yari kumwe na Nyambo, yari kumwe na Titi n'ishumi yanjye kera. Ndakumanura. Titi. Yona. Nyuma yo kumva inkundura y'ababesto irishano ibi bintu wazanye ubona abingibi bitateye agahinda tugende tubwire ibi bintu mu by'ukuri ko hari ikintu bizo batubwira iki cyangwa watanga inama ki nk'umuntu umaze igihe kirekire muri ibi bintu ukunda n'umukinnyi w'amafilime ukora ibintu by'imiziki urabona ko ariho byototera aho ntabwo Miki yaba yaritegereje agasanga urukundo Nyamba arimo ruryoshye kurusha ibirayi cyangwa ubugari bwa kinazi akavuga ati nanjye ndashaka umuntu uba mu miziki kuko ndi mu mafilime nkabamo mu buzima nk'ubwa Titi Brown na Nyambo ndashaka kugira ngo musubire nk'umucyo ukuri kwawe uko tumeze mu kuvuga rega kanze nkubwire buriya buri bantu bose bafite ukuntu barema nyine relation yabo sibyo ubu njyewe maze imyaka hafi igera ubwo nashizemo nyine iyo nagiye ishene urumva maze nyine umwaka nziranye na Nyambo nyine tubaye close ariko mbariyemo yose tumaze imyaka 3 igera muri 3 tuziranye uretse gato Nyambo mwamenyanye mbere yuko ujya kurya ibigori yego byakwamenye mbere yuko njya kurya irankoko naga ari ibigori n'inkoko urumva so no kuvuga ariko gihe twabaye close baha nyine njya out of jail sibyo ngewe impamvu mukanya ubikomojeho impamvu nyine ngewe ndi kwanga kujya muri ibi bintu cyane Godfather urabona prank wenda zabaye nyinshi pe prank zabaye nyinshi usigaye usanga umuntu arabyuka mu gitondo kuko nge ntabwo ndi kumva ntabwo ndi kugerageza guhuza visi muzi igihe kinini wenda muzi imbere yuko menya Miki sibyo ariko ntabwo biriya bintu ya posting biri weird kandi nk'uko bivuze abantu bamaranye amezi 6 ntabwo numva ko ari ibintu byakabaye byacitse njye ndi kuvuga opinion yanjye sibyo ntabwo numva nyine ko ari ibintu bihita bicika ngo bihite biba posted atari abantu wenda bavuga ngo bamaranye imyaka 3 basharinze memories nyinshi urumva wenda usibye ibyo tubona twebwe nyine ko sibyo yaba ari plank yaba itari plank sibyo yego nyine biba byiza buriya nyine ko ugirana ikibazo n'umuntu cyane cyane nk'uko yavuze ati buriya umuntu wenda mwarasharinze ibintu bimwe binarenze n'ibindi ntabwo ari byiza nyine ko akenshi nyine abantu baswana nyine bakabizana kuri social media umwe niyo tuvuge niyo umwe yaba yarafashe undi urumva babyigumanire batukane bakora ibiki ariko kuko nk'ubu ngubu nka ari Miki abafite abantu basigaye bamurebereraho bamufata nka role model na Regis nayo ni uko nguko so kuvuga rero ba bantu babafana iyo bababonye bari muri ibyo bintu nabo ubwabo barabakonfuzinga mu mutwe ugasanga baravuga se kumbi ba bantu dufana ni ibi byabo yego sibyo kandi nkeka ko buriya ikintu cya mbere gituma relationship iba perfect ni respect kubahana urumva kubaha Miki na Mika kubaha Regis akubaha past ya Miki na Mika kubaha past ya Regis then bagafatanya bakubaka future sibyo urakoze ukuvuga ngiye rero impamvu ngiye ntashaka kubivugaho ngiyewe na best wanjye tubanye neza sibyo nyine nazibana zidakomanya amahembe ariko twe tugira ukuntu dushobora gukemura ibintu byacu Godfather ari inshuti zirashwana ari abavandimwe barashwana ari abantu bakundana ariko byose bipfira mu buryo mushaka gukemura ibintu byanyu urumva rero ndumva ari opinion natanga naho ubundi Niki na Regis ntabwo bari aba best bo bakundanaga ariko byiza urumva rero yewe rero uyu best wanjye karabo kanjye gatunda kanjye my tomato my rusenda dorari na hano urumva turashira twebwe dufite ukuntu twibaniye nyine turi aba best man kandi aba best se shawu twebwe nyine ibintu byose nyine ni wazi urakoze cyane so kintu nabwira Miki yihangane niba ari ibyanyabyo yihangane we mu mboni yawe ibintu Regis yakoze ni harabika ntabwo byari bikwiye bivuze ngo ni harabika Nyambo
Nyambo uraho. Nyambo ufungura mike yawe. Nyamba agifungura mike, reka mbabwire ngo banyarwandakazi, izo ngaruka muhura nazo zo gushaka mwesurana hirya nino nuko mwafashe imyanzuro navuga igayitse, mukisanga mukundana n'abo bantu bawe hirya muhura mungongana, kandi icyo bita singles connected 2022 yaraje kandi bazaniye ikintu kiryoshye nk'ugari bwa kinazi, aho ugenda ukadownloadinga singles connect kuko muyikurira kuri dashboard hano, ukayidownloadinga ukagenda ugabona umukunzi, ukabona umuntu ushobora kugukunda ubuzima bwawe bwose. Muhuje imico, mwabanje gucekinga umuntu mugiye gukundana, ukamanza ukabitekerezaho kabiri, yewe ukagisha inama team yo muri Singles Connect, aho bakugira inama bakagukorera background check y'uwo muntu, ukagenda ugakundana n'umuntu muhuje buri kimwe. Ni Singles Connect, injira muri telefone yawe uyidownloadingemo, wandikemo Singles Connect 2022, logo yayo niyo y'umweru, nurangiza urabona umukunzi mutazigera muzana no kukarubanda kwesurana k'ibingibi mubona. Reka ngusabe niba uri ahangaha, fata Singles Connect uyidownloadingishe muri telefone yawe, ibintu uzaza kunshimira nyuma. Mbabereye umuranga, mbabwiye Singles Connect nibyo ikora. Twagiye. Nyambo wiriwe besto wa Titi Brown. Ese we murakoze. barakwica hano. Ibyo bintu ndabyanga nya. Fata ibintu. Godfather umeze ute nshuti yanjye? Ndakomeye inshuti yanjye. Nari nkukumbuye. Miss you too. Nyambo tuturana nkubiti. Nanjye ndagukumbuye. Yavuze kuri best, ubwo bivuze muri ya mbere umuntu yaza akagigira. Titi sibyo? Murakoze. nakuvunira Nyambo, Miki, ndaza kumwihanganisha nyuma, my friend. Kuba umuntu yarabyaye, ibyo ngibyo byakabaye ari ishema kurusha ukuntu byaba igisebo. Miki, be proud for who you are. Be proud y'uwo uriwe. Hari benshi babuze urubyaro kuba ufite umwana, ibyo ngibyo ni umugisha, ntabwo ari ikibazo. Sibyo? Keep going, ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Mushaka kujya kureba amateka y'abantu, mugende murebe Oprah Winfrey, ni umubillionaire dufite ku isi w'umwiraburakazi, mujye kureba ubuzima yanyuzemo. Kunyumva, ntabwo kuba umwana ushobora kubyara, ntabwo ibyo ngibyo bivuze ko urugendo rwawe ruba ruhagaze ukwiyubaka no gushaka ubuzima. So please, abahungu duhindure imyumvire, twumve ko bashiki bacu tugomba kubabera ingabe bakingira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yaba mu kubabwira amagambo mazima, yaba mu kubaka mu bitekerezo no muri support y'ibikorwa bifatika. Twagiye Nyambo, mugenzi wawe mukora akazi kamwe, mukina amafilime hamwe, kubona yisanga muri yisaga, urabivugaho iki? Uramugiriye inama? Urabwira umukinnyi w'amafilime mugenzi wawe Regis iki? Ibi bintu babibonye gute? Kumwe mu bakobwa b'intangarugero bagiye muri relationship ifite discipline, yiyubashye kandi dutegereje ko nuko ari vuba. Ijambo ni ryawe. Mbere na mbere ndabasuje abantu mwese muri aha, amahoro y'Imana bane namwe. Ikindi, njyewe nta ruhande ndi bubogameho, kuko kano kanya ibyo bintu byo kudafata uruhande, mujye muvuga ukuri nk'uko kuri, kuvuga ngo ntufate uruhande ngo ntabwo. Oya, reka nkubwire. Godfather umva nkubwire. Kano kanya turi kumva uruhande rwa Miki, ariko ntabwo turumva uruhande rwa Regis, s'il vous plaît, sibyo? Kandi rwa Regis twarusomye. Twarusomye, ariko Miki kano kanya ari kutubwira ibyo Regis yamwandikiye, ariko ntabwo tuzi impamvu yamwandikiye iriya message, kuko impamvu yayimwandikiye ntabwo irimo hariya. Njyewe rero ndanenga impande zombi, sibyo? Ndanenga impande zombi. Uruhande rwa mbere ndi bunenge kuri Regis. Bakundana ntabwo batugishije inama, nta nubwo twamenye ngo byagenze gute. Nta n'impamvu rero yari afite yo kuza kubishyira kuri social media ngo atubwire biriya, even niyo yamufata. Kano kanya Miki ni umuntu mukuru ufite ubwenge wo kuba yahitamo umuntu bakundana cyangwa se baryamana. Kugira ngo utange igitekerezo rero, reka tumaze twumve Regis amanza atangiye point nk'uko bisabye.
cyane kabisa nabanza avuge best wanjye atavugira ubusa. Besto mutinga nyambo mutinga abantu 850 turi kumwe mureke dutega amatwi umukinnyi wa filime icyamamare hakaza mutwe Regis uraho neza amakuru turashima Imana. aha nyuma yo kumva ibingibi byabaye ugahuruza imbaga y'abantu bitewe n'urukundo ruri kwirukankamo abenshi bita gufuha abenshi bita kutakira kubona icyuki nka miki kigucika ukagibona mu maso iyo umuhungu bita agapromota amarangamutima akakunanira ukabyereka isi ariko ukabimwereka mu buryo nka buriya twabonye turagira ngo bishyireho umucyo hakoreshejwe amagambo ababaje Mikini wamwumvishe araza gutanga viewpoint ye ariko natekereza wamwumvishe aho yakoresha amagambo ntashaka gusubiramo ndetse ko no kumufasha ubufasha wamuhaye bwari bufite limite atagombaga kurenga amavi yawe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri wamukoresheje amagambo amusonga amubabaza. Regis turagira ngo iki kintu gishyireho umucyo utubwire imva n'imvano y'ibi bintu. Murakoze. Murakoze cyane. Njyewe nje hano kubera point nk'ebyiri zivuzweho ndagira ngo mbigire clear wenda hataza no kugira umuntu uzabyumva nabi. Yego. Ibyo yavuze ndashaka ko bikoreshwe n'umujinya ko njye nabibonye kwa Nuze yabinyoreje Kazungu ka boss bivuye ngo kwa Irene. Yego. Ibyo yavuze ngo ni amapine ashaje wenda ntabwo ndi bitindeho biroroshye ariko ikintu cyo kumbeshyera ngo naramubwiye ngo niwe wafungishije mama wawe so ndagira icyo kintu tukivugeho ntabwo byigeze biba. Kiramana azamuke Godfather Kiramana azamuke nta kintu ndavuga. Okay, aze kudufasha ihangane Miki ihangane Kiramana azamuke nta kintu ndavuga. Ihangane niba ubinyemerera ihangane umyutize gato twumve Regis ntabwo iwanjye bajya bavuganiramo ndagusabye ihangane ngo mumwita dati Big Daddy nibigukundira uze kuzamuka wunga abana bawe n'urubyiruko rwawe n'abavandimwe bawe kuko wavuzwe inshuro zirenga 1,100 kuva aho dutangiriye iyi ball cyangwa iyi live. Nibigukundira Kiramani uze kuzamuka uvangaha urangije intambara twagiye Regis niyo ngire kuvugiramo. Tukiri kuri iyo point nge ntago ndi mu bana ba Kiramani. Kiramani yitwa Daddy kuri Miki nge no mu brother wanjye bisanzwe. So kadukomeze. Indi point icyo kintu yavuzeho ntago nagifashe neza kuko mama we ni inshuti yanjye niyo amubuze amushaka kuri telefone ni ngewe ahamagara akambwira ko nshaka Miki nkaba ndi kumubura kuri rezo namubona Miki ibyo bintu atabihakana nawe arabizi sibyo. Miki twagiye gusura mama muri gereza arampresenta aravuga this is my husband mama waranzi yanamukize mu nshingano uretse byo husband yes umugabo cyangwa umukunzi umugabo turashize uri kumva arabwira ati mwana ntago mpari ngo mbirebe ariko mugushyize mu biganza uzakora ibi ABCD nawe arabizi Miki sibyo. Aka kanya Miki uri kugenda uvuga ngo namubwiye ngo niwe wafungishije nyoko ari gushaka ponti zinsebya zingaragaza nabi abantu bakamfata uko nari ngende umuntu ugerageza kuba seri wenda nubwo nshobora kutaba seri ndi gusetsa abantu ariko ntabwo nakora ikintu nemereye imbere ya mama w'umuntu ungaruke nawe nza gusebya sibyo. Point ya kabiri ni ukuntu yavuze ngo hari ukuntu ngo namubwiraga amagambo amukomeretsa ntabwo ngiye ibyo bintu nabashobora muri filime ngo mbize no mu buzima busanzwe. Yego ntabwo umutima nawubona pe abantu bararakara bakabwirana nabi pe mfite n'amarikodi ye ngo tufate ubwenge yakohereza ariko unuka noneho we ku giti cye nawe akohereza yanjye niba yafite wumve noneho umuntu avuga nabi kurusha ugiye ngerageza guca bugufi mu buzima busanzwe. Ikindi kintu ari kuvuga ngo aga ngo promota ngo ni mubyara wiwe sibyo. Miki nanyemerere mbivuge cyangwa se mbivuge ko atari mubyara wawe mvuge na details z'ahantu ukomoka n'ahantu agakomoka no ntabwo bikwemerera nanjye ntabwo tugiye kwinjira mu buzima bw'abantu reka turenze ku bintu so rero tugiye kurenza ku bintu sibyo. Ikintu wenda navuga kitagenze neza kuri njye cyangwa nicyo nshobora kuba navugishijwe no kuba mbona ko banyinjiriye cyane nanjye ko ubusanzwe sinkunda gukoresha social media nsubizanya n'abantu bibe clear nta kintu nigeze mvuga ngabanje ngambiriye gusebyanya sibyo.
navuze ibintu byanyabyo gusa muranyihangana amagambo yanjye yarayanga murakoze. urakoze cyane. Iby'uko uyu mwana mu maboko yawe imigabo n'imigambi wari umufiteho ntabwo wifuzaga ko arenga amavi yawe, ubufasha wamuhaye muri kumwe bwari hafi ya ntabwo buba bivugaho iki, byaba bibabaje. Ntabwo bishoboka kuko ni na channel ari gukoreraho ikinwa filime y'ubuzima bwe yitwa My Daughter. Ninjye wayifunguye nawe arabizi, dukora video yo kurya, arampamagara mu creating ikintu cyatuma chaîne ihita bamonetize igatangira kumuha amafaranga kuko njye nabyemereye mama we, mubwira ko Miki ngiye kumugeza kuri level kwinjiza amafaranga menshi. Miki agifata 1,300,000 yahise asara. Ibyo ndi kubivugira ngaha kugira ngo bitazongera ikagaruka no mubwira. Yahise amubera amafaranga menshi, atangira no kujya nyereka kandenze, arahigara abango Regis nzamucaho, nzamurusha amafaranga. Nabwo ibyo sibyo bakarwanye nabyo. Twagakoze kugira ngo umubyeyi abone ko turi kumesha amatwe turi hanze. Ariko Miki n'ubundi kubera gusinda aranywa nanjye ngasinda, ugasanga aribagiwe ko dufite akazi nkamubyutsa bigoye, nkajya kumufata. Yaranduije Godfather, yaranduije ku rwego nawe ku giti cy'aka kanya ayicara nyirakanshimira kuko somana ko iyo mwari bashyizeho screenshot mu kanya niyerekana message yasubije nyuma y'iyo ngiyo urebe ukuntu yanyandikiye, ariko bigaragaje ko ari njye ngo namurekuye ibyanditse munsi ya rukuntu gende gakeya uretse gato. Iyi message niyo wayanditse? Ni njye wayimwandikiye, ndayemera 100%, ni njyewe. Niba iyi message niyo wayanditse, tugende cyane. Niba iyi message niyo wayanditse, ni kuki ukomeza kujya mu buzima bwe ujya kureba abakundana nabo kandi waramusezeye? Ntabwo ari icyo ngicyo. Yifashe ajya gukora ikiganiro sibyo? Yego. Aragenda aravuga ngo amapine ashaje, yego, niyo asimbusha amashyashya. Bihuze ejo muri twe twagiye Gisenyi twagiye gukora video ziwe, nkagenda nkicara kuri kamera akajya ku ruhande akavugana na boyfriend wiwe, which is good, nta kintu bintwaye. Yego. Bikagenda bafata amasaha 5 tukirwa umunsi wose nta kintu dukoze. Iyo uvuze boyfriend we urashaka kuvuga nde? Sinabitinzeho. Noneho yamara kwica akazi bakabi boyfriend we ni umugabo we kwanza kuko ni umugabo we mukuru rwose, ntabwo na boyfriend. Nari ikintu bintu ni na byiza wenda ari maboko meza kuruta yari arimo. Ariko ikibazo no kuriyangarutse mu biganiro byiwe ngo amapine yashaje. Regis, iyo uvuze umugabo we ni nde uri kutubwira umugabo we? Sobanurira, vuga amazina kuri yatsinda. Umugabo we naga promoter n'ibisanzwe. Naga promoter n'umugabo wiwe rwose baranabizi n'abari kusibye kwijisha. Yego. So rero nyuma y'ibyo ari na byiza, byari n'ibintu bishimishije, nge ntabwo byambabaje, nta nabimubwiye ni genda uhirwe, nzagushyikira uko nshobora. Ariko kugaruka kansebya ntabwo byanshimishije kabisa. Ntabwo byagushimishije. Ko ukuvuga ngo ibyo none se ko mwitanye ba mwana, umwe ati niwe wancebeje, undi ati niwe wancebeje. Turamenya ni watangiye yayibuka. Nise so abanje mu biganiro, ngiye byaye mu biganiro, ngiye mbona abantu bose n'ama comment kuri platform zanjye ngo wataye Miki, mbona comment video nashyizeho uyu munsi aho kugeza ubwo kuri filime ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki. So Miki rero yabikoze kugira ngo anyangishe abantu, ariko namubwiye nge n'ubundi abantu basanzwe banyanga nabirenze. Ahubwo iki ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana, wataye undi mwana, none aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana, urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira wenda tubyoze Godfather, ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunziza aka kanya ugaruka kunsebya mu bantu. Aya masaha ndababwiza ukuri, ndashaka kugira ngo tuvangaha nuko ntuza bikiramana bitamukundiye, ariko ndashaka kugira ngo bivangaha. Navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikana. Abantu barabana bagakundana, igihe kikagira bagatandukana, ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful. Niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kubaha, kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri. Ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano dufite abantu 1000 bari kudukurikira, mfite abandi amagana bari kuri Twitter na connectinze Twitter nabo bari kudukurikira, bari kubumva. Byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga Regis mbere yo kumanuka tubirangije bikarangira. Godfather, sorry si ukuguca mu ijambo, mpamagaye Kira. Yego. Araje ntabwo yari azi ko ino live ihari. Urakoze cyane, reka kiraze nk'umuntu uraha. Regis nyandikira kuri WhatsApp, hagira umuntu ibera Regis nimero yanjye nyandikira.
hanyuma twihuta Niki Karame. hari We. ikigeraho ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nk'uko Umva. bivuze Reka mbivugeho. ni kuki umubyeyi agusiga mu maboko mazima ukayava Godfather, yes mama reka mbivugeho nawe ndumva nawe ari kunyumva. ari kukumva nuko agiye kunyandikira Njyewe mpanga kujya kura mama wanjye. yego Nafashe 120. Mbwira Regis ngo tujye kureba mama. komeza Kumva? Turagenda. Ni umuntu witwa ngo turakundana. Abantu bafungiye mageragere cyangwa bavuyeyo barabizi. Njyewe naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho. rashize Ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva? Mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye n'umuntu isanzwe ndamugawe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize mu nshingano Godfather maze imyaka 6 nirera. Ni guta aho nkuriye ndo umubyeyi mama avuga ngo mugushyize mu nshingano. rashize Ibyo byo ntago ari byo. Uri kumva? Mama yari kubivuga iyo ari umusore avuga ati nagira ikibazo nkamuhamagara akaba amafaranga. Umuntu mama wanjye azi Kiramani bavuganye kuri telefone, azi Nyambo. Uri kumva? Kuko mama wanjye ari no mu bitaro Nyambo yamaye amafaranga tubana mu nzu. yo Nyambo Ibibazo byanjye byose arabizi, ibyo Regis ari kuza kuvuga hano nibyo kurenzaho. kuzi burya ka Nyambo ko garara ku maso kagira n'umutima mwiza ariko se mana yego ngwiki Nyambo we ngaho komeza Nyambo agira umutima mwiza bro ndabikubwiye ko ari umugore wagenda Uri kumva ikintu ndi kukubwira? Njyewe Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga. Iyo umusore twabyaranye Nyambo arabizi nawe yaza akabisubiramo hano. yego Njye Nyambo yaramfashe aramungisha nkuraho nabaga kubera umusore twabyaranye. yabawe Uri kumva? rashize yego Njye no Regis twamenyaniye. Twamenyanye njye mba kwa Nyambo. wangu Ibi nari kuza kubeshya hano kuvuga ngo yarambwiye ngo ndi umugore narabyaye mbura imfura yanjye turahamagara umwana w'umukobwa bita Lorene twabanaga yabivuze yiyumvira. rashize Kuvuga ngo yaravuze ngo nzajye ninjiza amafaranga uri kumva? yego Ngo 1,300,000 ndasa. Godfather mfata ayo mafaranga njye ubwanjye nafashe inzu y'200,000 nshyiramo ibintu ndimuka nsigara nta n'ijana mfite. Njya kwibana. yo Ninjiza ayo mafaranga byabaye ikibazo arambwira ngo kugira tujye dukorana nzajyamo 50% mamagara Kiramani. Ndamubwira Kira ko Regis ashaka ko nzamuha 50% y'amafaranga ninjije atananshoreye. Kira arambwira ati Miki wakihangana kugira ngo ubure byose. Uri kumva? Sinkunda abantu baza bakigira beza. Iyo munsi mbwira ngo ndababaye. Nabwiye Kira na Regis ati Regis sinzigera mubabara. Mani dore uwo mwana Lorene arimo aranyandikira atarababaye ibintu Regis ari kubeshya. Uri kumva? aze kuzamuka Nabwiye Kira ndamubwira ngo njyewe ndababaye Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather. Buri wese aba afite stories ze z'ubuzima, sibyo? Kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize nta na rimwe ndakivuga ariko yakibwiye abantu benshi. Ababizi abatabizi. Yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye. Ngicyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza. Arimo arazana akigira honnête Godfather. Njye mfite inshingano zo kwita kuri basaza banjye, mukuru wanjye, mama wanjye ufunze. Regis twakoranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama. Iyo nagiraga ikibazo nabwiraga Nyambo na Kiramani.
ndakumva kuza hano rero akigira mwiza akigaragaza uruhande rwiza akambwira ngo narasinda Godfather njye nararaga mpostinga kugira ngo mbone amafaranga yo gushutinga vlog uri kumva n'amafaranga yo kwiyitaho nk'umukobwa cyangwa kuri Kiramana arabizi njye nazaga kuri tere nta n'ifu y'igikoma nasigiye umwana wanjye niwe urimo urazana akigira mwiza mani abantu ntibakajye baza ngo bigire uko batari uri kumva njyewe uwo munsi Soti yavuze wo mu kabari njye na hantu na hostingaga Regis mushyiraho amafaranga du hostingiye Godfather yabaga abizi ko mfite ibibazo twayagabanagamo kabiri nigeze avuga ati uyu mwana ari gushakisha ubuzima afite nyina ufunze afite mukuru iwacu yarahageze arahazi ukuntu hameze sinigeze njyara ngo mpakane ubuzima bwanjye twayagabanagamo kabiri kandi n'ubundi ngiye nkashakisha ndi tugashutinga vlog uwo munsi avuga Soti yari ahari n'umukobwa bita Lorene nari nahostinze twakoranye siga icyo kunywa cyanjye uwo mukobwa Lorene akigarura uwo mubebi yari akimenye nta kintu nabitinzo nahamagaye Regis ndamubwira ati waje ku ruhande tukavugana kuri gahunda z'akazi z'ejo umuhungu yanciye amazi Lorene aramfata dufata taxi turata uwo mubebe yarageranyicaza arambwira ngo Miki wambabura ukareka gukorana na Regis Kagenza wakoranye na Regis imyaka n'imyaniko nuko atankundira ngaze hano naza gahakana ibintu Regis byose yagiye ankorera Soti namba baragaruka avuga ibintu Regis yankoreye ahantu bita kuri Mr Chicken munsi ya Tekira Godfather uwo mungu yaramfashanye ncamagaze nareke kwigira umwana mwiza wangu yagendeye ko ntafite kirenge mani nareke murangiye numvaga nareke gukabya Godfather reba kuri WhatsApp ya ibintu ngiye kukwandikira ariko bwira Kiramana ze mani mbere yuko ngenda gatoya yego iyi couple yakoze ibintu byo kutubeshya urinde uri kuvuga ni Jama naguhaye ntabwo ibanze uko bigenda n'icyo Mike ndagusabye please thank you Sankara biriwe ibintu nzi ko niba ari ikintu cyitwa imyidagaduro n'ibintu bya sinema ni ibintu uzi cyane aba bantu ushobora kuba bazi ndashaka kugira ngo numve viewpoint yawe okay in my point of view uko mbyumva buri umwe arimo aratubwira ibintu atanga facts anatanga ingero z'abantu badahari ndumva nanjye ngaruka kuri kote ya Nyambo nuko buri umwe ari kuvuga azana mu muntu wa Kiramana bose yuko yaba ari hano Salt ahari Salt yamaze kuvuga gukomeza Kiramani akaba hari Regis ahari Mika ahari niko basasa inzobe neza kuko Regis araza arira amaganya ye Miki nawe avuga ibye abo Mika ari kuvuga ntituzi niba ibyo bari buvuge atari ibyo bababwiye I prefer yuko bose baba bahari kuri pano kugira ngo tumenye ukuri nyine gusesuye basasa inzobe. Thank you Sankara mbibutse ko turangaha dufite 1300 badukurikiye dufite abandi barenga magana angahe bari kuri Twitter muri iki kintu aya masaha kize kurangira mu mucyo aba n'abastare dukunda my friend ubuzima bw'abastare yego bagomba kuba hanze ariko bw'iwanyu mu rugo mbibutse ko n'abahostinze ariko nanabagaye ntabwo ubuzima bw'abastare bugomba kujya hanze n'ubw'iwanyu mu nzu tugomba kubumenya ibe nisomo no ku bandi bastare mujye mumenya ibyo mugomba kugaburira abafana banyu n'ababakurikira turi kubabona imboga mu menyo ariko nta kundi nk'umuryango turaza gushaka uburyo imitima yanyu iruhuka that's why my name is Godfather reka dukomeze tikiye kunyandikira sindi kumubona Nyambo ndashaka kugira ngo bamaze kubyumva fata ijambo
kitirekanye isoni fata ijambo nyambo wamaze kumva yuriya muhungu nk'umuntu wabanye n'uyu mukobwa mu nzu ijambo ni iryawe kandi mukora umwuga umwe. shangiye ngira ngo navuze ibintu byinshi ngiye ndi gushaka kwisabira Miki akantu kamwe nyine nk'ibintu nka bingahe sinzi niba ari kunyumva. ndakumva. Miki nyine subiza uko ukunda nshaka gusaba utuntu nka tungahe ni ukwihangana mu bintu turi kuvuga cyangwa uvuga kuri social media. Mama wawe ndetse n'umwana wawe bakajya nyine inyuma ya kamera cyangwa se muri izi social media ntari inyambo kuko mu buzima busanzwe tugira nyine ibintu dushaka guhereza abantu byo dukora by'ubuzima bwacu, ariko ntabwo uzi niba umwana wawe azakura agakunda ibintu bya social media cyangwa se agakunda nyine ibintu umuvugaho cyangwa se twebwe tumuvugaho. So bita ko nyine ibintu by'umwana na mama wawe wabishyira out ya kamera. Ikindi mvuze kuri we na Regis, mufite uko mwahuye, mufite n'ibyabahuje, mufite n'uko mwakundanye. So mukundana ntabwo mwifuzaga ko byagera kuri iyi level y'uko umwe yaba ari gushyira undi hasi, Regis akaza akavuga uruhande rwe, abari inyuma ya Regis bakakumva ukundi, ukaza ukavuga Regis, abari inyuma yawe bakumva ukundi Regis. Byaba byiza nyine bigarukiye kuri iyi space ya Godfather, basi ukamwubahira ibyo yagukoreye, ufite uko wamufashije nawe afite uko yagufashije. kandi ikindi biriya byo kuzamurana ngo kugira ute kuko niyo yaba ari uko kuzamuye mu kuzamura nawe afite ibyo yazamutsemo. So ni ukugushyigikira nk'uko nawe wamushyigikiye. Rero muri uko gushyigikirana kwanyu mu byubahaniremo ntimunabishwaniremo birangiraho. Ikindi urukundo mani habaho gushwana. Nese Regis niwe mu ex wa mbere ugize na Regis siwe mu ex wa mbere agize, ubwo nyine niyo ari uwawe nawe niyo ari uwawe. So byaba byiza nk'uko Godfather bivuze, ibyo biboro byabaye nyine muri life yanyu, mu buzima bwanyu busanzwe bitaje hano kuri kamera, bigakemukira hagati yanyu. Niba bidakunze ko mukomezanya muri relationship, mukaba n'inshuti mu buzima busanzwe, cyangwa se kuko muzahurirana niba mutazanahurira no muri video zanyu, muzanahura no muri video za Clearman cyangwa se z'undi muntu, kuko niba uzareka gukorera undi muntu muhuriraho. So ikindi niba ufite undi muntu mukundana, mukomezanye na Regis ntakubureminge, kuko habaho gukundana hakabaho no gutandukana. Niba mudashobokanye nakuri gukomeza urugendo rwawe nawe ukomeza urugendo rwiwe, hatabayeho nyine gushwana no gusebanya no kugira uti. Kuko kano kanya ntekereza ko bino bintu byose biba kuri social media ntabwo bisibamo. Abana banyu bazabibona, abandi banyu bazabibona, ntekereza ko bashobora kutabikunda. So niyo mwite ku buzima bwanyu no ku mu byo mukora, ariko hatarimo gusebanya no gushyirana hanze. So ngewe ukuri kwinshi ndakuzi, yaba ku ruhande rwawe yaba ku ruhande rwa Regis, ntabwo naza ngo mbivuge hano. Gusa icyo nakubwira cyo ni iki, uri umukobwa, ikindi urashoboye, ikindi uzi icyo ushaka. So kurikira icyo ushaka uzagera kure. Ikindi akazi iyo kajemo amarangamutima menshi karapfa. Nyine iyo akazi ugashyizemo amarangamutima kenshi karapfa cyangwa ugasubira inyuma. So wowe mbere y'uko uhura na Regis wari ufite intego y'ubuzima bwawe, wari uzi icyo ushaka kugeraho, wari uzi uwo ushaka kuba we. Ibyo rero nibyo birenze ibingibi byose muri gupfa na Regis. Wowe kurikira icyo ushaka, ukurikira uwo ushaka kuba we ahazaza. Ibindi byose urugendo rwose rubamo ibicanige, rubamo inzitizi, rubamo imitego, cyane cyane ko iyo umukobwa ari gutera imbere satani ntabwo amwishimira. So wowe kurikira ibyo ushaka kugeraho. Ikindi
ikindi ubisengere, ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe, kuko ibintu bitarimo Imana akenshi birapfa. Ujye ufata umwanya usengera ibintu byawe, bicyahiye imitego yose ive mu nzira, ubundi uzagera ku cyo ushaka kuba cyo, kandi ibi byose ntibikagukange kuko nta nzira itagira imitego. Byaba byiza rero ibi byose byawe ni Regis mubihagaritse, njye nicyo nagusabaga, ariko icyo nagusabaga cyane nicyo nahereyeho. Ibintu bya mama wawe n'iby'umwana wawe wabishyira out ya kamera, ukajya uvuga iby'ubuzima bwawe n'ibyo ushaka kuba byo wariva bakagushyigikira, ariko udashyizemo umwana wawe na mama wawe, kuko umwana wawe aracyari muto, ntabwo uzi niba azakunda social media cyangwa azakura agakunda ibi ngibi. Godfather murakoze. My God. iki kintu nyamba asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere, namagana ko bashyize muri amayiko aho. So ikinyamba asorejeho nicyo nakubwiye kuva mbere, buriya social media n'amazina yawe Miki ntabwo ari muri, sinzemenya ko ari mu byangombwa, ufite stage name. Ibi nabivuze kuva kera, stage name ntabwo igomba guhura na vie prive yawe. Reka tugusabe, twongere tugusabe na Regis tumusabe, ndatekereza gihari, imiryango muyikure muri izi saga zanyu z'urukundo rwanyu mwahurijwe n'ibi bintu mukora n'akazi kanyu mukora. Muri abasitari turabyemera, ariko byaba byiza nkuko nyamba bigusabye, wabizanye ubwa mbere ndakubuza, n'ubugira kabiri mu bidukorere muri abamukozi. Hanyuma ibindi rero ndasaba ko agapromota nk'umusore uri kwiyubaka, ukoresha platform afite aho ashaka kugera n'ashaka kugera. Ntabwo ntekereza ko aba victime y'urukundo rwanyu rutagenze neza. Munyemerere uyu musore agapromota, mureke kumushyira muri zo saga. Niba akundana nawe aramaze, niba atanakundana nawe ntabwo ibingibi twabyita iharabika. Agamu mukuri muri ibi bintu, niko mbitekereza, niko mbyumva. Simbona impamvu uyu mujene ari muri kumuzana muri zo saga, kandi mukunda mudatandukana, nta hantu yigeze ahurira nabyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Miki nkagusaba ko niba bigukundiye umuntu uri kwirwanaho, ibi bintu ureke kubivugaho, ariko namwe ufite amatsiko yo gupromotinga, mukomeze mubikoreshe. Ariko niba mudafite amatsiko yo gupromotinga n'ibikorwa byanyu, ntabwo ntekereza ko wagera aho turi kukarira kubera saga cyangwa plank. Rero hari ibi bintu biba bidafite agaciro. Ndakubwiza ukuri, muri saga zose zabayeho, niba ari saga iri no sense mbonye idafite ikintu ishingiyeho ni iyi ngiyi. Ndakubwiza ukuri, iyi ni saga mbashije kubona iri no sense idafite ikintu ishingiyeho. Njyewe numvaga ko wabanaga nawe nk'umugore n'umugabo, aho mbashije kumenyera ko mwakundanye amezi 6. Abantu urebe nuko dufite society irwaye. Meya wo mu karere ka Ngoma yavuze ngo iki? Yaravuze ko kuyobora urubyiruko rw'ubu gutwara ibikeri mu ngorofani. Dufite urubyiruko rurwaye, mukaya twari dufite bwiza kuri pano hano, ariko dusobanura ku ndirimbo ye bita My Best Friend. Best Friend izasohoka ejo muri kwa kabiri. Twari dufite nk'abantu 600 bonyine, bagize gutya 700. Tuzanye amatiku y'ibyabereye mu bitanda by'abantu n'abakundanye, murakubise mu 200. Kuri Twitter hari 100 abantu bahuruye. Ndababwiza ukuri, dufite urubyiruko rudashaka kureba ibyarugirira akamaro, bakunda ibintu bidafite ikintu na kimwe bibubakamo. Niyo mpamvu uriya mumeya yavuze ngo gutwara urubyiruko rw'ubu ngubu niho gutwara ibikeri mu ngorofani, nta yindi mpamvu yabiteye. Miki nk'umuntu uri kwiyubaka rero, kurikira inama y'umuvandimwe wawe cyangwa inshuti yawe magara ni Nyambo, wo kacwa we. Ibi ngibi emera ko nta bihuriye n'ubuzima bwa buri munsi, fokasinga ku bikorwa byawe. Iriya page yaratambutse, noneho ubimfura ugende ntusubize, birangirira aha. Niba hari aho ugomba kumva ko ugomba kuruhuka, ntabwo ari kuri social media, ugende ufate urutugu rwa Nyambo arugutize, urwegamireho, urire, uruhuke, ubuzima bukomeze. Social media nicyo bagifite ubuga abantu babiri byogira buri munsi. Nshuti yanjye, ibi ngibi biri kuba uyu munsi bikaza kuri social media Miki, bizaba inkoni igukubita mu iterambere ryawe, ejo bundi bibe barrier. Kuba ashobora kuvuga akavuga aragukumbuye, utubwira ko amezi birashize, aragukumbuye, reflection iri kuza akareba uburyo mwabanye, uri umukobwa ufite uburanga, uri umukobwa mwiza cyane, aragukumbuye. Niko gukunda bigenda. Yaba yaragukoshereje, waba waramukoshereje, aya masaha yaragukumbuye, bishoboka nuko kwihangana byanze, cyangwa se
hakaba hari indi realite idashoboka. Kiramani ntabwo abashije kuboneka, telefone yamuzimanye, yanakoresheje telefone y'umuvandimwe atubwira ko telefone yamuzimanye, yiseguye ateguye kuza ahangaha ngo abitabe, ariko Kiramani byamunaniye, naboneka ubwo ngubwo azabagira inama. Ariko reka nsabe ikintu kimwe, mwese mwahurije kuri Kiramani, reka nsabe Kiramani, nsaba abagabo turi kumwe hano, Sankara nk'aba superstar, Titi Brown, Nyambo, muri mu mujyi mwe, kubera iki mudafata abantu mukicarana nabo ahantu mukabicara mukahava mubishoje mu muco, mu kinyabupfura, ko byaba ari amahirwe. Hanyuma nkabaza urubyiruko, birashoboka ko uburyo mwahurishijwe n'urukundo mugakundana, mukamburana imyenda, mukarebana, mugakundana, abantu bambaranye ukuri, ntabwo mwakabaye mu by'ukuri mubizana hanze muzaza mutubwira ibintu. Kansaba aba best friend banyu rero n'inshuti zanyu, mwegera aba bantu mubicaze birangire gipfura, bitaje kuri social media. Social media hano abantu bari kubakurikira bose ni amafantome, ni amafantome. Igihumbi na magana atatu bari ahangaha ni amafantome, nta muntu muzima urimo. Ni ukumva gusa bagakunda amatiku bikabaryohera. No one cares about you including me. Nta muntu ucaringa kuri mwebwe, we don't care. What we care ni uko tubona ahangaha mukaza show ikaribwa, abantu bakabumva, tukumva ibyo byose byabayeho, tukamenya ko mwinjiza miliyoni, abasubscribe bakavuga ati kumbe babatindi turabasubscribinga bakinjiza akayabo k'amafaranga, abafite icyaro bakagenda bakora unsubscribe n'ibindi nk'ibyo. Kamasaba ikintu kimwe, mwubaka amazina. Kubaka izina ni ikintu kimwe, kubaka izina ni ikintu kimwe, kuririnda no kumenya kurisigasira ni ikindi. Nimwubaka amazina yanyu mumenye kuya protectinga. Murabona abantu bari muri za gereza, muri kubabona bubatse amazina bakayisenyera ku giti cyabo. Kubaka izina ni ikintu kimwe, kuri protectinga no kuryubahisha no kurigeza aho ushaka kurigeza ni ikindi. Reka nkwisabire umukobwa wanjye na Regis arangaha. Regis turagukunda, Regis uri umukinnyi w'umuhanga, my brother. Focus on your job. Ibintu by'ubuzima bwa buri munsi mureke kuza kubiduha nk'abafana. Icyo dukeneye ni ibikorwa byanyu twabakunda, byatumye mumenyekana. Ibindi mbabwiza ukuri, social media muri kuza gusenya amazina mwubatse, muri kwiyambura imyenda tukareba ubwambure bwanyu. Ngayo nguko ndabakunda, nuba nta n'izindi comment ziri buze kuzaho. Reka babwire ngo mwogacwa mwe, mpereye kuri Miki, iterambere rikuhame, Regis iterambere rikuhame, muduhe ibyo dushaka. Ibingibi byo ni muzanga no kuduhasho, nta kindi kintu turi buze kuvanamo. So ndatekereza ari ibyo. Hanyuma du protecting Mungu wacu, aga promoter mumukure muri uyu mwanda, cyangwa mumukure muri izi saga zidafite icyo zishingiyeho, nta hantu ahuriye nabyo. Murakoze cyane. Godfather, utararenga aho ngaho uri bukiyaringa. Ubwo muniga niba muri kuvana kuri WhatsApp, ngiye ntabwo mvugana nawe, ntacyo dupanga, ntabwo duhuriye mu bintu ari gukora by'amafilime, nta role mushaka bazanyinishamo. Amvani kuri Instagram, ntabwo andusha platform, murabizi. Ambara rero kuri ajya kumara bikashyira mu bintu adafitiye gihamya, umubwire kabisa ankureho, dore ndabizi aranga. Amvani muri boro byabo gukundana, bajya gukundana sinari mari, nabo bashwane sinari mari, uri kubyumva. Ankureho muri ibyo boro byabo kabisa, ntangire kugenda anzana muri ayo mazina y'ibiboro byabo. Cyo kuza avuga ngo ngingo turakundana, ngo umugabo we ntago na rusengero yizabona twinjiramo ngo ngire mwambika impeta. Ibyo boro nawe yabibonye na hamwe, kuza rakavuga ibintu bitamakinga sense, umuntu amubaza ibimenyetso nabibone. Amvara muri ibyo bintu, niba adashaka cyangwa nashaka ibintu bikomeza bikaba birebire, nabwo abigumisheho. Urakoze icyo nasoreza. Thank you so much. Reka bashimire, mwakoze cyane. Reka abantu banjye dufite gutarama uyu munsi nabakereje. Abantu bo kuri Twitter, reka mbashimire, mwakoze cyane namwe kujoininga. Biba bikwiye, nari kuri platform ebyiri. Twitter ngiye kubasezera, sigare kuri TikTok ndakomeza. Abakoresha TikTok ya nation yawe y'abakobwa sha, ya nation ufite ukuntu ababyuki byose waragiye urabifata ubishyira ahantu hamwe. Ubu ugiye mu kanya muraje mukora inama, turaje ahangaha twicare dutarame, niko bibare. Kandi uri kandi uzi ko nyamba ari hano, urabizi manager mukuru Juliet, ndabizi. So mwakoze cyane. Reka mbashimire Sankara, thank you so much ku bitekerezo, n'abandi mwese twabanye. Reka mbashimire, hanyuma mbabwire ngo mugire ijoro ryiza. Nyambo urakoze ku nama utanze, turakoze n'abandi bose. Comment nazibonye, reka dukomeze gahunda yacu. Nabashimiye, mwakoze cyane. This was Godfather. Ibingibi ndabasaba ko bagenda bakabirangiza. Reka twikomereze show yacu nk'abasanzwe. Murakoze cyane, nagushimiye aga promoter. Thank you, my brother. Thank you, guys. Thank you so much. Yego. Reka dukomezanye n'abajene banje, bantu banje muri he?
abantu bari twagiye bakoze ndaguhera umwuka Yes, I can't believe this. kimwe ku mazi kuramo izo bwe baduhaye shonda pe mushyireho kamera abakobwa banjye muze turye show